Reka rero twongere tubasuhuze tubaye ikaze mwese abatureba abatwumva ndetse n'abadukurikira hirya no hino ku isi tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Je nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Reka rero nkubwire ngo uyu munsi tugiye kuganira. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuganira ku buzima busanzwe bwa bundi tuganira n'abahanzi tukareba ibihangano noneho tukareba ni gute tubihuza n'ubuzima busanzwe. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine muri iki kiganiro, ndaba ndi kumwe n'umusore rwose ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bitandukanye ku isi mu bihugu bitandukanye. Uyu ni umusore wakoze ku mitima ya benshi cyane rero abantu bafite umutima twavuga w'urukundo, abantu bafite amaraso ashyushye, abantu bafite urukundo nyakuri muri bo, rwa rukundo rwa hagati yawe na mugenzi wawe. Mvuze byinshi reka ne kubitindaho, ushobora gutekereza ngo ninde, ariko ugiye ku mbuga nkoranyambaga urabasha kureba abahanzi bakurikiwe cyane muri iyi minsi n'abajene ndetse n'abandi bantu bakiri bato bari mu rukundo n'abakuze ntibasigara. Reka rero ne kugutindira abanza twibwire hanyuma duhite tuganira. Murakoze cyane. Ni Ivan Impano. Nanjye nkaba nishimiye kubana na urakoze cyane Ivan Impano, uri umuhanzi. Twagira ngo dutangire umuhanzi mvuze ngo kuva ryari nabanturutse kure cyane kuko ari umuntu ahanga akiri mu nda kwa kunda agenda atera imigeri umubyeyi agahita yumva ati uyu mwana azavamo umuhanzi. Watangiye guhanga ryari? Impano rero ino kariyeri y'umuziki kwitangira neza kwinjiramo nayinjiyemo 2011 ndangije amashuri yisumbuye nibwo natangiye gufrequenta studio. Ntangira kujya mu marushanwa atandukanye, ari naho nagiye mpura n'aba producer ba Click batangira kunkorera indirimbo, ariko nategereje imyaka 7 kugira ngo menyekane. Wategereje imyaka 7 kugira ngo menyekane. Hari amakuru mfite yuko dufite abahimbyi, tukagira abahanzi, tukagira abaririmbyi. Ufitinga he nihe wisanze muri icyo gice, tukagira n'abacuranzi? Njyewe cyane ntangira kugira inyota yo gukora music iyo twita secular music nabaye baze cyane kubijyanye no kwandika cyane bikazana na melody. Ngende umuririmbi nkaba n'umwanditsi w'indirimbo. Hanyuma hari ukuntu umuntu abyuka mu gitondo akavuga ati jewe nanjye nabonye abandi bana bari gukubita ingoma, hari ibyo bita ibigoma mu njyana yo hanze cyane kuko twe turi mu nzu, hari inzu tugiye kuba tuganiramo mu kanya. Wowe waguye mu muziki gute? Wumvise abandi baririmba nawe uzamo, cyangwa waravuze ati reka mfate ikaramu n'urupapuro n'ikayi ngende njye kubyiga, nige kuririmba, nige kwandika, nige gucuranga, kwinjira muri music industry? Music industry rero ahagana nko muri 2000 niga muri Troncome na 5 nibwo natangiye kwiyumvamo ko naririmba, bigerageza n'abandi banyeshuri twiganaga. Urimo kwiga he? Position nigaga muri ETAC yari Troncome école secondaire. Niho natangiriye rero nkajya bakajya bantazira amazina Kidumu, icyo gihe yaragezweho. Nakunda kwigana indirimbo ze, akinyita Kidumu, ama chanson française. Nakundaga kwa kundi nkandikira abandi bana, nkabwira ni ino ndirimbo ni gutya nyine. En fait nibwo nibuka nsa nkutangira kubikinisha, ariko muri iyo myaka urubyiruko rwinshi twabaga turi interese kuri football cyane. Rani ibintu bya social media byari bitaraza ngo umuntu yige, ibintu byose bisaba ko umuntu yiga akanihugura. Ngiye nakundaga football cyane, rero ngeze mu wa 6 secondaire nza kugira amahirwe makeya mvunikira muri interscolaire, mvunika ko nakuguru kw'iburyo. Ikigo ni cyankurikirana ahantu nigaga yari muri Saint Joseph le travailleur hano mu mujyi Nyamirambo. mu mujyi hari Sainte Famille, munsi ya Sainte Famille. Urumva ntago nigeze bankurikirana ngo nivuze neza. Uriya twakinaga interscolaire ibintu ibigo by'amashuri, asangaga nyine planification yayo idateguye neza ku buryo nta assurance nta budget zabaga zirimo. Ubwo imvune yanjye ba grave
rero nibwo natangiye gutekereza ku kindi kintu ndavuga nshobora no kuzabikomeza nkavunika burundu ndavuga se ko ndirimba nkigana abandi bahanzi nkumva ni sawa nkumva ari naho nabakosora yewe kuki ngewe ntabigerageze ntangira kubijyamo mbere yaho naratangiye kwiga gitara acoustique muri quartier n'abandi bahanzi turanye na King James we yari umuhanzi usa nkaho yateye intambwe yarafite nk'amaregistre y'indirimbo tukiyantrena amagitari n'iki mbona ni ibintu byakunda cyane ko nafite nabo nafatiraho urugero ndavuga ni savale uvuze muri classe kuntu wabaga buri hakuntu bafata akazina nyine bakaguhimba nk'amazina katugendere kuri etape icyo gihe Kidumu yari umuhanzi ugezweho muri iyo myaka mbwiye muri za bibiri kuko Kidumu ntangira kumwumva cyane buriya ari no mu bahanzi banyespira kuko nakunze imyandikire kuva nkiri mutoya niga primaire kuko ndabyuka niga mu wa gatanu primaire nibwo monke wanjye yakoraga muri Kenya atwara ibintu by'amabisi by'amakamyo nibwo yaje kuza azazanye cassette iriho album ya Kidumu anabe andi abandi bakubwira ati jya mu cyumba ujya kuryama abashyitsi niki ngiye nkahita nishyiriramo nkumva Kidumu nkumva Kamariza mama yakunda Kamariza yari afite album yari yazina ndirimbo iby'isi akunda kuzifata mama naye yakundaga indirimbo ko buryo hari turimbo nibuka yajyaga asaba kwandika nyitangira kwiga ibihekane akarimbo kitwaga bantu mugani wacu mwahagaze nkabitumira nkabatuma kuwo nkunda nkabatuma kuwo nkumbuye utaragutashya cyane aguza ku mutima utaragutashya cyane wabereye ikirezi kirusha ibindi kwera mwasangiye byose uwo mwasangiye ubuto ako nakakera ni kakandi twabura keye yego rata urumva ko watangiye kera ariko turagendana kugira ngo no kwishura imite numva Kidumu we mu ishuri hari akaririmbo ubwo nako kahise kakujyaho Kidumu kugira ngo banakwite nayo mazina hara muri Saint Joseph ni yihe ndirimbo ya Kidumu wahise wiyumvamo icyo gihe yitwa Amosozi y'urukundo hari yabanje yitwa Kumusha Kumusha niyo nabanje gukunda ku mutima n'intimba y'urukundo urumva ngo umukobwa ingendo yawe iyo mu bitekerezo byanje ndakunda ukuntu umwenyura ngapfa ngahwera kubera iyo myifato urumva ngewe numvaga warangazaga abakobwa ku ishuri icyo gihe rero nanjye nari ndangaye wari urangaye nari ndangaye ntazi ibyo ndimo nabaga nagurutse ndi mu bya football ndi mu by'umuziki nkabivangavanga ariko en fait nari genre sociable no mu busanzwe ndi umuntu ukunda kuganira ndi umuntu no kuva mu ishuri abantu bakunda kunyisangaho ntago navuga ko icyo gihe nagatangiye gutekereza ibyo kureshya ntago bitekerezaga reka duhita tugaruka noneho mu kiganiro cyacu burumvikana ko wagiye uzamuka rwose uri mu bihe byiza uri no mu mujyi wa Kigali ubuzima twavuga budakaze cyane unabonera hafi uburyo ubona ibikoresho ubasha kwiyantreneraho ukaba wabasha no kuba waririmba hanyuma birakomeza bije gukomeza se ntago turinjira neza uko watangiye kugera mu irushanwa rya mbere ukuntu gitare bwa mbere wayikubise noneho ukuntu turacyari mu rugendo ubundi gitare ntangira kuyicuranga numvaga mbikunze ariko nanubu ntago ndi umugitariste wavuga nicurangira ntago de profession bako mu bijyanye na profession akenshi tugiye gupresenta carrière uhera kucyo ukora cyane kurusha ibindi ngende mu vocaliste ndi mu performer ariko urumva gitari na accompagnement narayikundaga
gusa ikintu cyanciye intege cya mbere naracuranga gutuntu amanota banyeretse undi muntu yancurangira nkumva sinzabimenya ndavuga nti nanga kubijyamo cyane ariko kwako birihariye directement namizi n'ibyo nashaka kujyamo nkabitindaho noneho uburyo bwo nagiye muri studio bwa mbere nahuye na Ivry tukiri batoya niga muri ko yiga nko mu wa gatandatu primaire niga mu mbere secondaire kuri etake ubwo nigaga hafi iwabo yitwa Yves nanjye nitwa Yves urumva biratworera nyine kuba inshuti tuza kuzongera guhura nyuma ubwo niza aho ngaho ndarangiza tronc ndagenda tuza kuzongera guhura hashize nk'imyaka nk'itatu nagenda muri Secret yarabaye umuhanzi we yari umuraperi none twongeye guhura ubwo yagiye mu marushanwa ya Talent Detection nkajya numva ayo makuru ariko tuza duhurira ahantu nabaga muri drama team ntago nize ndirima muri korali cyangwa iki mu rusengero nikoraga drama tuza guhurira muri ibyo ngibyo nawe twagiye arama groupe twatozaga twabyinagamo tuza guhurira ahantu turibeta nk'inyuma arandirimbira ndamubwira barambwiye ngo usigaye urapa arambwira ati nge ndanaririmba ariko arandirimbira numva ni sawa kwako nanjye nibwo nanyitangira kubyitoza ama vocals technique zijwi ama head voice noneho ubwo ndatwarwa undi munsi nsubira kumureba we yari afite notion kuri studio yarabigiyemo tujya no gufata indirimbo ye ya mbere ndabyuka twagiye kwifata hano i Remera n'amaguru ubwo niyihe ndirimbo yitwa niko kuri ya 2009 ya kera niko kuri twagiye kwizana twumva ari uyisori gahita imenyekana hanyuma twaraje kwifata ndabyibuka ice twari dusigaranye tubigura CD dutaha n'amaguru indirimbo turategereza ntiyarinze n'urupangu ariko ntabwo byamuciye intege arambwira ati ariko ndamubwira ariko bro nta kuntu cyo genda umva ngiye nabaga no mu bintu by'itorero narimbaga mu itorero nza kujya i Burundi tugiye kuririmba muri eglise narimbaga mu itorero ryitwa Singiza bya gospel ariko bya gakondo tuvuyeyo nibwo nasanze hari studio ya Nasoni yabaga igitarama arambwira ati noneho ubungu nari naje mfite udufaranga dukeya nyine nakuyeyo mu 20 arambwira ati twagenda tukajya kwa Nasoni akadukora indirimbo yarabinyemereye nibwo bwa mbere ngiye muri studio rero ariko ndi timide ntanditse ari kugenda ngo yenda bakore beat naniyumve ngiye numvaga nshaka kwiyumva nuko bisona ndagiye turagenda ndabyuka twavuye inaha ari nka saa 12 mugiye gitaramo tugiye gitaramo twagiye Muhanga tugerayo muri iyo studio twa Cool Vibes sanga Nasoni muri studio turagana tujya gufata diner tugaruka kuririmba ubwo urumva nta kintu na kimwe twaje mu modoka twandika nta nabifashe ntacyo intambwe ya mbere kujya ninjiye muri recording umutima warateye ging noneho kugira ngo humvikane amajwi y'umutima akambwira se kuri kwahagira baryo naririmbaga ngo ntago mbyibuka neza yari iyo ndirimbo yawe ya mbere waba warabwiwe byinshi cyangwa wumvise byinshi amagambo y'urusobe agutera urujijo iyo nkubonye yari rimeze gutyo Nasoni aranyitegereza yari umuhanzi arambwira uyu mwana arambwira ngo uririmba gutyo ndamubwaniye kuririmba neza se nta zindi ndirimbo ugira arambwira ngo bwa mbere ndirimba hamwe se ko ufite ubwoba tinyuka nyine urabizi uririmba neza reka kugira ubwoba tangira asubiramo nyine turirimba ariko indirimbo ntago yasohotse ariko se byaje kugenda ntago yasohotse ariko haba yanjye na Ivry icyo gihe turayireka nyine ubwo ngo hari ukuntu yarabuze projet ubwo ndabireka ariko nari nariyumvise ndavuga ni byinshi nshaka kuzasona neza ntegereza umwaka ukurikiyeho nibwo nagiye mu marushanwa ya Kina Music yari yateguye amarushanwa yabereye muri Apasi ari nayo bafashemo abahanzi
icyo gihe hari generation y'abahanzi bari hit ubu ngubu bagiye hari abavuyemo icyo gihe yari Christopher icyo gihe Ivry uwo bita Serge Yamuremye Jody nawe yari yato twakoze competition turi nk'abantu 180 200 Serge Yamuremye harimo Kate Bashabe harimo abahanzi benshi ba Derek Sano hari n'abamisinze ariko baje kuzamuka ubu ngubu ubu ngubu icyo gihe rero ntago nigeze mbona amahirwe yo gutsinda iryo rushanwa wumva nibwo nkibijyamo ariko nari ndi kuri attente kuko navuyemo mu banyuma ndi nk'uwanyuma ariko ntibyanci intege biranyakuraje ntago nigeze ngira amahirwe cyane yo gutsinda amarushanwa ariko nkavuga nti mu rugo umubyeyi wanjye wandiraga umukuru wa mama tante wanjye yajya akomeza asubiramo ijambo rimwe ambwira ati nimba ibintu ukunda byose uzabikora ariko ufite fondation y'ubuzima ufite diplome nanjye icyo kintu nkakigenderaho nkanga kubijyamo cyane kugira ngo cyane ko muri biriya biha ababyeyi bavuga tugiye kujya muri ibi bintu bikubuze kwiga bigiye kukubuza kwiga nanjye ndapatiente kuko nta nubwo nari ntago nari umuhanga bidakabije mu ishuri nkomeza kwikonsantra ku masomo ariko nkajya muri izo competition ntabwo nayitsinze nyuma naje kujya mu yindi ya talent detection yari yategurwa na Skizi 2010 nibwo rero naje muri iyo competition mba wa gatatu Likriki niho twahuriye arambwira tuzaze kuri studio kunsura tuganire ubwo ndagenda ndamureba arambwira se n'umishuririmba neza shaka kuzagukorera indirimbo muri iyi minsi nagira ngo zaze turebe nkajyayo buri munsi nagiye nk'amezi 3 ntamubona wapi wongeye gutera namaze igihe nta recordinga Likriki twongeye guhura nkajya ngiye kuri studio kenshi mbona abandi bahanzi nkabona ba The Ben nkabona abandi yari unlimited aba Meddy we kumubona byahaga ari ikibazo yazaga mu modoka bana tukamugogera akavamo bona nta muntu n'umwe kirimo gusirikira yirukanka muri studio navuga ni ubuzima abasitari babaho ni hatari ubizagera kuko umuntu ajye yicare mvuge nti ndaje producer arantegereje ntarakora n'indirimbo nimwe ndavuga ni buri urabona hari akantu producer yabaga afite abahanzi benshi bo gukorera icyo gihe ariko harabaga bakaze ku buryo no musti yaguye ati wewe usohotse icyo gihe nkabona kunkora direct byari ubuntu nyine yari gratuit yari favor yagiye kunkorera byari gratuit ndavuga ariko ndamutse nshatse amafaranga make nigira inama yankorera mukuru wanjye mu 20 icyo gihe arambwira ati genda vugane na producer yuko ndagenda ndayamuhatangira kunkorera indirimbo yayinkorera nayitegereje nk'amezi 5 abanza ba The Ben abanza ba kuri studio nkarira nari muto najya kuri studio nkarira nkavuga nti mukuru wanjye nambaza ko ntacyo ntari ko bakavuga ati none uyu mwana no muziki azashobora ambaza bahise namubwiye Nyamirambo ngo none se ngo uba mu rugo amuganiye amwe atahuzagaruke ejo nkicara indirimbo yaje kuvamo mana yanjye indirimbo iza kuzavamo nabwo sinzi ikintu cyabaye yari arimo gukora indirimbo nyinshi muri icyo gihe nyine kwa kundi yabaga afite ibirarane by'indirimbo amaproje menshi aza kurangizamo n'iyanjye icyo gihe irasohoka abantu barayakira nabimvishe nanjye nanga kwemera ko ari ngiye ni yihe yitwa wagiye iri mu za mbere icyo gihe n'abanyamakuru bamwe batangiye kunshaka wumva nyine ndandi maraso ariko ibyo nibwiraga ntago ariko byagenze kuko nari nzi ko ndibuze nyine iyo ndirimbo iri buhite pa nsanga industry iri vast umuntu akeneye nyine kwiga gushaka izindi notion ama connection mbikuriramo iyo nakoraga muri cercle sportif nakozemo nk'imyaka 3 nkora salary nabonaga niyo investisaga mu audio ntangira ku investisa neza none mfite akazi nkora ama video ndibuka nigeze gufata credit mu 400 ukazi ngiye gukora video y'indirimbo yitwa Karahanyuze irana booming inaha kajya bit of the week tugifite televiziyo imwe hari muri icyo gihe ariko nangira gucika intege kwako nabonaga imyaka 3 4 maze mu bintu
bitarakunda ariko sinkamenye ko ari abo bimaze imyaka 10 naho majya bambwiye se urabona utamaze gukura urabona udatangiye kuba umuntu w'umugabo washatse ikindi kintu ukora uinvestisamo amafaranga atari ku invest mu muziki nk'indirimbo yari nk'indirimbo navuga karahanyuze iyo ndirimbo yari irimo creativity yo mu rwego rwo hejuru abadukurikiye barihangana turi hafi y'ikibuga cy'indege andi majwi ari gucamo y'akajugujugu barayihanganira twikomereza ikiganiro karahanyuze yari indirimbo irimo creativity indirimbo nakoze nanjye mvuga nti yavuga ngo ubuzima tubamo buri muntu agira igihe cye kuvuka gukura kwibaruka gutabaruka ndibuka turabana baturyamisha ku manywa tugatinzwa no kubyuka ngo twigire gukina na wakwibagirwa umunsi wa mbere atangizwa ishuri nge nikundiraga agafirimbi ko gusohoka ndibuka twandiko kubo twakundaga twaturirimbo ndetse na twatubyino karahanyuze ako kantu nyine nyishakira creativity indirimbo yaje kujya ko ntayo nabonye nta icyo gihe ko nari mu muziki muri radio unayirebye wasanga uyizi kwa ko yaciyemo ariko yaje aribwo ufite abantu bayisunika ntago icyo gihe nari nakabimenye icyo gihe wabaga ufite indirimbo wajya ku uploadinga ukajya kuri Afrifame ukajya kwinginga ngo bayigushyirire iwabo ukanatanga na kibi wenda sometime kugira ngo ubu ngubu byahindutse ibindi turaza kubigaruka urumva icyo gihe indirimbo ntago nigeze nyipromotinga mu buryo nagomba wari wakamenya inzira bico n'inzira nari kuyimenya icyo gihe ariko hari indi mpamvu ndaza kwikubwira yatumye ntayipushinga cyane ndimo ndayikora ndagenda nashaka za kontoni ndadodesha zari zitakibaho zimodoka zo mu nsinga nkora icupa rya Primus ya kera harimo creativity amaburu utera utuntu twa kera tujya kwikorera inyamati icyo gihe ndagaruka nkigene kwa kundi uba wumva urimo kuva mu bintu nyine nko kumva amatangazo ndimo kuvuga niyo yanyuma investishijemo amafaranga ngiye gushaka ibindi nyinvestisamo umuziki nzagugarukamo narabonye amafaranga itangazo bariraje itangazo narindi ahantu kwa mubyara wanjye Nyamata ndivuga ko naryumvishe kuri TV10 kuri Radio 10 icyo gihe ba Mike nibo barimo kuvuga ko hari amarushanwa agiye kuba mu gihugu abantu bazayitabira bazatsinda bakaba bazatangira ishuri ry'umuziki rya guverinoma ry'umuziki kunyira ryo kunyundo ndubyumva gutyo bicaho umunsi umwe bavuga no kwiyandikisha online sinabikora ariko umunsi umwe ngiye ku kazi yari shift numva ko amarushanwa hari ndahanyura ndavuga reka njye kureba amarushanwa ko nameze mpageze baravuga ati nta bandi bantu batiyandikishije narageze ufite nsanga baririmbyi benshi bo ndabazi bakora live niki baravuga utabana my tipo paravuga ati nta muntu wacikanwe utarigeze yandikisha ndavuga ati nta muntu numwe tutavuga twari nk'abantu batatu tuvugana zimwe na Ivry ngira ngo na Igor Mabano n'abandi babitaga ba Preston ubwo tuba turagiye natwe turakompese mu bandi ndataha ngiye kumva numva telefone yanjye yaranapfuye urumva nabaga yarapfuye ubwo ntange nimero ya mukecuru yo mubyeyi yawe yikuragaho yikuragaho twadupone twacyo baramuhamagara rimwe nagiye mu rugo ni nk'Imana yamvugiyemo kuri uwo mugoroba arambwira ati nanabuze uburyo ndi bukuvugisha hari abantu bamamagaye ngo hari amarushanwa wagiyemo ngo yatsinze ngo kandi ngo muzajya kwiga mu ishuri ry'umuziki wagira ngo byarangiye ariko hari hakiri finale rero bangira kumuhamagara hazaba finale icyo gihe sinagiye no muri lokali sinabimenye rero nagiye gukompeta finale ku buryo bahamagaye twari abantu bagera muri 300 ndumva bagomba gufatamo hano 30 kimwe cya 10 cyawe uruguka mute barahamagara ndavuga n'ubundi amarushanwa ntajya mpira ndakata ndavuga reka nitahire ngiye kumva numva ndimo gusohoka barahamagaye bati Mutangana Yves nageze no ku muryango wari wigenda bivuye mitangaruka y'abana bwo ndavyenjoyinga ku kazi ntangira gukora nyine nk'umuntu uri gusezera
ndavuga nti ariko nanze guhita ngiyo direct twako afite akazi nari ngafiteho contract kandi ihoraho nubwo nahembwaga umushahara wanjye nahembwaga 70 yari menshi icyo gihe yari menshi yaramfashaga muri byose nyine noneho ndavuga nti ntago napfa guhita nifata ngo ngiye kwiga ntazi ayo masomo kuntu ameze se tugiye kwiga chanson tugiye kwiga bya bindi byo muri primaire ndabareka ngiye kureba ndatestinga twatangiye tariki 10 z'ukwa gatatu 2014 competition yabaye 2013 uko turatangiye ishuri icyumweru kimwe cya kabiri nyina agiye burya sazi nzimira nzima ndavuga ndavuga hano hantu environnement yari hari climat umugezi wa Sebeya wumvaga babasha kumva nuza filozofi ya musique neza mbese nagiye ntandukana n'ibintu nabaga umujyi urashyushye no mu mutwe wow ntangira kumva none ibintu natekerezaga kuri musique n'amayide ntari mfiteho numva ahubwo batangiye kubinsobanura mu buryo bwa nyabyo ama operation technique impamvu bino bintu bibaho bikorwa muri musique no buryo byitwa urumva byose ntasanga nari mfite amatsiko koko ngiye gushirira aho ngaho ni nk'iriba ry'ubwenge nasomye nshira inyota urumva twagiye twiga music business harimo bya management promotion twiga songwriting lyrics twiga music tradition aho umuziki waturutse abantu aba legende bawo abawutangiye impamvu injyana yitwa gutya aho yatehereye nyine ngenda ngira ubumenyi bwinshi ku muziki ubwo byarangiye maze imyaka 3 kugera mu 2016 nibwo rero nagarutse inaha i Kigali tumaze kugraduatinga 2017 nsanga umuziki warahindutse none kujya aho ngaho reka nsubira inyuma gatoya wambaje ikintu cyatumye iyo ndirimbo nyine itamenyekana cyane ya yindi ya mbere ya karahanyuze ubwo ngubwo natangiye kwipromotinga ndi ku Nyundo igihembwe cya kabiri ntangiye kwiga sinabona umwanya wo kugaruka ngira ngo no kwishuri yenda waheraga kutwaye wagiye ubika twidukeregeshwa nyine twatundi umuntu aba yarabitse nuko mpandikira ama album mvuyeyo ntago nahise mbona umwanya wo kuyakora deja navuyeyo narakoze groupe turi batatu ariko ibintu bya groupe biragora haza kuzamo utubazo nkasanga passion burya ntago ibingana mpita ndavuga reka ntarabitangira bino bintu ngo bintwarire umwanya nongere nikore ngewe ubwanjye mere kuri zero niko kugira idea yo kujya ku applyinga kwigisha muri école primaire ubwo ngubwo nkajya ngenda na applyinga muri école française nagomba gukora ama session ya musique kwereka ama demonstration y'abanyeshuri niki bikora nk'iminsi 2 ariko ntibyakunda njya muri apapeka hona hamaze hafi umwaka apapeka primaire hano mu Gakinjiro nigisha abana ndagenda mbatica birandyohana ku buryo burya reka mbabwira ikintu abana buryo umwana iyo yakunze ikintu we ntagashyiramo amaranga mutima yandi amaranga mutima abari naturel abari positive ku buryo bari active ndabigisha ndongera nsubira mu masomo neza ahantu uciye nyine teacher uriya ni teacher umva ndi proud ariko nkabona nanone biramfata umwanya cyane wo simbona uko njya muri studio cyane no gukurikirana kariyeri yanjye nabyo ndabihagarika narabihagaritse icyo gihe mpita ntangira kujya muri studio ntangira gukora indirimbo nakoze iyo bita sinarenzaho gake gake nyikora video nabwo nari ntangiye channel yanjye bwite nkora yitwa Mama Lolo abantu batangira kuyimenya barayipromotinga nyuma ya Mama Lolo nibwo rero nakoze ndabigukundira reka duhere kuri ndabigukundira ariyo yaje kuza rwose bumuti iyi ndirimbo iza kuza kuguha icyerekezo cy'ubuzima iguha icyo wagombye kuba cyo unari cyo uyu munsi iyi ndirimbo ko ariyo twavuga ngo washinze inkoni hasi urahaguruka iyo yaje ite iki gitekerezo
burya hari ikintu kijya kibaho ku muntu, hari igihe ugeramo ukavuga ati nintabaho ndapfa. Burya ubwonko bwa muntu ni bugari kandi bushobora gukora ibirenze ibyo umuntu adatekereza. Isifi yo kuba wabukoresheje kuri nivo yo hejuru, bajya bavuga ngo twebwe dushaka kuba tubukoresha bitarenze 11%. Umuntu ubukoresha cyane. Nakoresheje ubwonko, namaze kubona uburyo ikibuga kimeze. Niyo myaka wa kabiri nari ngiye kumara hanze, narakoze indirimbo, ariko ndavuga iki gihe cyose maze ko nari ntangiye no gutekereza. Ngiye umubyeyi wanjye aba muri Tanzania, nihakorera, nari ntangiye gutekereza ko kuba ntagiye. Yarimo kumbwira se ubundi waje nkakwereka akazi ugakora bisanzwe. Ni iki, ariko ya passion ngira nkavuga mu buzima nanga kuva ku kintu numva natsinzwe. N'imyaka nari mbimazemo, bino bintu mbivemo ntabonye umusingi nyawo, ibintu naruhiye imyaka ingana gutya. Kunanirwa kandi wari ugiye kugera ko usoza urugendo. Urumva nari ntangiye kubona ama connection, ubwo nakoraga Gisope, nakoranyeho na Mavenge Sudi, nkorana bamakanyaga najyaga bafrequenta. Bari abasaza bose nagiye nkora ibisope cyane mu mahoteli, ubukwe. Umva ari abanyamakuru nagiye nkorera mu mariage ba Forward, nari mfite bande nyine ba Forward Gicumbi n'abandi batandukanye. Nayo ma connection nyine ngenda ntangira kurenovera, ariko gukora cyane mu bukwe bituma ntangira gutekereza. Ndavuga nse ko nkora indirimbo z'abandi mu bukwe, mfite yanjye ntibyaba ari akarusho. Kandi mbona ibiciro by'ubukwe aho bigira bikaryoha, wahera kuri ziriya etape. Na generation rero nkabona generation yose abantu twagiye dukorana basa nk'abarimo kwinjira mu kibuga, ngiye ndacyari aho ngaho. Nabo twavanye ku ishuri bamwe na bamwe mu ba perform. Ndagenda mbaza ubwonko, ndicara ndasenga, ndavuga Imana niwe muntu, niwe ushobora gukora ibyo abantu badatekereza. Ibintu igihe maze muri bino bintu urakizi, niwe wampaye ino passion rero. Mfasha uko bishoboka kose, sinzi ikimenyetso uri bume ni mudashaka kumva muri bino bintu. Wasengeye igitekerezo cy'indirimbo. Ndavuga nti nayisaba indirimbo nziza. Yabaye nk'inkora ku maso, nk'imumura amaso. Ibitekerezo numva birisutse muri iyo minsi. Nari ndi muri siporo uwo munsi ndabyibuka. Mvuye najya gukorera gym. Mvuye yonza muri cross, ariko numva kamelodi karimo kunzamo. Ndimo kumva urubuga rw'imikino. Numva kamelodi karimo kunzamo. Mba ndafunze radio. Ngiye inyuma y'inzu. Ntangira kuririmba. Narimbaga ibindi bintu nashobora gutekereza, ariko nkiyumvamo ko iyo ndirimbo igomba kuba urukundo. Noneho bitewe n'akazi k'ubukwe nibyo namaze iminsi nkavuga nti ubona bukeneye i Kigali. Wowe baje kumva melody ariko amagambo utarayashyira. Ntarayashyiramo. Noneho nko byantwaye nk'iminota 30 ngo mbone ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ry'indirimbo riragora. Byaje ari hari umuntu muhura. Hari umuntu muhura kakurutira abandi, akaguha umwanya, kagutega amatwi, yaguha urukundo bikaguha umutuzo, yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo, byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura, wajya gusaza kagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, imyifatire n'imicura bihindura. Wayagacira amarangamutima yanjye, nibibarika ibyo ngukundira. Wansogongeje urukundo maze nshira inyota, ibyo ndabigukundira.
Aha nshuti rero mwakomeje kudukurikira muri iki kiganiro cyacu aho turimo tuganira ku bijyanye n'ubuzima busanzwe, abahanzi n'ibihangano, aho twakomeje kugenda tuganira. Reka munyemerere ikiganiro cyacu tugiremo ibice bibiri. Iki cyari igice cya mbere, mbararikira kuzakurikira igice cya kabiri noneho kivuga ku buzima busanzwe, aho uyu musore wacu twaganiraga turebe ni gute ahuza iby'ubuzima, urukundo n'ubuzima busanzwe, ndetse n'urukundo rundi rutari urunguru rwa hagati y'umuntu n'undi. Reka rero mushimire cyane. Mbere yuko mushimira ariko dusigeho iyi ndirimbo ye igice gito kugira twongere tuyikurikirane neza, tumva utarayumvise. Tukubwire ngo rero ukomeze ubane natwe, hanyuma tuzakurikire nanone igice cya kabiri cy'iki kiganiro kizaba gihatse byinshi kurusha igice cya mbere umaze gukurikira. Nge nari Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana Umubatiza.